ibyiza by'u Rwanda dona convention nayo biregeranye ibyiza by'u Rwanda n'ahandi wabisanga usibye mu Rwanda rwa Gasabo rw'abanyarwanda. So we have to love our country cyane rwose, noneho ku bahanzi muhange mugendera ku ndangagaciro yubaka u Rwanda. mama yarambwiye ngo uciye umuco acika mbere yawo, niko mama yambwiye. Ushaka guca umuco acika mbere yawo. Iyo ushaka kwibagirwa umuco w'igihugu cyawe upfa mbere y'icyo gihugu, ko nta gihugu gipfa ahubwo hapfa umuntu. Wowe uzapfa ariko igihugu kizasigaraho, wowe uzapfa ariko u Rwanda ruzasigaraho. Beta yuko rero u Rwanda urusigari rwiza kurusa uko warusanze. Wabona atari byiza kurusiga uko wabona bikunaniye kurusigari rwiza kurusha uko warusanze, ukarurekera uko warusanze, ukirinda gusenya byagezweho. Nimba ntabyo ushoboye kubaka ntaho kuveba, ariko se dushaka gusenya byubatswe. Abazubaka barahari, hari ama generation, natwe turacyahari. Turi imbaraga z'igihugu kandi zubaka, turi urubyiruko. So igihugu nitwe gifite, ababyeyi bacu bari kwisaza. Asante sana Marita. Uyu ni Marita TV show. Narabye ngo mugomba kumukunda, mwamwanga nkamubakundisha mukamukunda, kuko n'umuntu ukora ibyiza. Umuntu wese ukora ibyiza akwiye gukundwa, akwiye urukundo, akeneye byinshi byiza kandi birenze. Marita rero congratulations, wambaye neza nk'umubyeyi nta mpenure, nubwo imyenda uri kuyibyiga. Ugabanya ibiryo. Ubusanzwe se ujye ubona nambara impenure yewe nambara wari wabona cyane. Ibiryo byawe byinshi Mari. Ibiryo bya none se ni ukubera Imana, ntabwo nanjye menye uko byagenze. Njya kubera nkabona mbyutse nibyibuhiye. Ibi ni ibisubizo by'ubu. Ariko wabonye ko nange tsigaye nkeye ibintu by'ibisatsi. Oya urasa neza pe, urasa neza. Congratulations kandi usigaye ukora n'inkuru nziza. Dukwiye gukora ibyiza kugira ngo abantu bakunde ibyiza byacu. Noneho rero umva impamvu mwaje no kugushaka ngo gushimire. Ubu naratowe nabaye umuyobozi muri Rwanda Art Council. Turabinywera ku rwego rw'akarere. Sibyo? Turabinywera. Komite nyobozi. Nukuvuga ngo Rwanda Art Council harimo abahanzi mwese muri rusange. Buri muntu wese ukora igihangano. Harimo kera nari nzi ko umuhanzi ibyamamare, harimo kera nari nzi ko umuhanzi harimo abakomediye, nari nzi ko umuhanzi ari uririmba indirimbo gusa. Hoye umuhanzi kumi nanjye ubu ndi Oya uri nawe cyane ahubwo cyane urefluence abantu benshi. Rero ikintu cya mbere nagwamagara yari inkuru nabonye wakoze ukiraho no kwamagana ibigarasha. Ya bintu kabisa kameme nahise numva imyumvire yawe ahiri. Buri abundi tubareba muri comedy musetsa gusa hagira ngo muraho muragenda nta ibyo tugomba gukora bizima biruta ibindi. No gukunda u Rwanda rwacu tukanarukundisha abataruzi nabo bakarukunda, abatararumenya nabo bakarumenya, kandi nyuma yo kurumenya bakarukunda. Nyine turasetsa ariko dusetse no mu bintu byigisha abanyarwanda. Impamvu rero nanjye ubwo ndi muri iyo komite ndabakangurira gukora inkuru zigisha, inkuru zamagana ibintu bibi. Kuko nk'ubu hari ikibazo usanga abantu baba star bari mu biyobyabwenge, bari kwijandika mu matabi, mu kunywa urumogi, mu kunywa inzoga nyinshi. Ibyo bintu ntago bikwiriye umuntu ureberwaho n'abantu benshi. Muhaguruke rero nk'abantu b'abahanzi tujye twamagana ibyo bintu, tubanze tubivemo, niturangiza twefluence n'abandi kubivamo, kandi bizabyara umusaruro. Yeah, my dear artists, stand up for our country. Yeah, this is Rwanda. Rwanda is ours. Nobody is going to come outside to support our Rwanda, to say the beautiful of our country. We are the one, we are the first to establish this beautiful country that God gave us. For sure. God gave us a beautiful country, so we have to live in it. We have to tell other people from outside of our country that we have a beautiful country, the country that is like a heaven. This is our heaven. This heaven that we have to attract foreigners to come to our country. Yeah. When we are embarrassing each other, when we are hating our country, nobody is going to come to our country. And if someone is coming to our country, we are profiting from foreigners. Dollars, euros are coming and being spent in your country. If you are outside of Rwanda, okay, and you are inserting our leadership,
You are insulting our leaders. You are insulting us. It will not be easy for you. You will suffer. We will not keep quiet. We will speak for our country. Aho waba uri hose ugasebya u Rwanda n'abanyarwanda nta mahoro wagira, nta mahoro uzagira. Ntabwo tuzaguha agahenge. Ni ikimwaro cy'ibyo abenshi baba baranakoze bakabura icyo batuka inka ngo dore icyo gice bariko sinibaza ko batazi. U Rwanda ni rwiza, ruraryoshye, aka kayaga kari ahangaha nta handi wagasanga. Uri kumva iyi furisheri ahangaha i Nyamirambo nta handi wayisanga. Reba dore ubu uri hano kuri stade ya Pere, ureba stade Amahoro, ureba uri kuri stade ya Pere stadium. Kameramani nawe arabizi ko ngomba kwishyiramo. Urabona stade imwe iteganye n'iyindi, ubwiza ujya mu bundi turi hano kuri Pere stadium tureba ku Mahoro stadium. Uri Nyamirambo ureba iremeye. Ibi byiza by'u Rwanda, ibi byiza by'u Rwanda na convention nayo biregeranye. Ibyiza by'u Rwanda n'ahandi wabisanga usibye mu Rwanda rwa Gasabo rw'abanyarwanda. So we have to love our country. Cyane rwose noneho ku bahanzi muhange mugendera ku ndangagaciro yubaka u Rwanda. Mama yarambwiye ngo uciye umuco acika mbere yawo. Niko mama yambwiye. Ushaka guca umuco acika mbere yawo. Iyo ushaka kwibagirwa umuco w'igihugu cyawe upfa mbere y'icyo gihugu, ko nta gihugu gipfa ahubwo hapfa umuntu. Wowe uzapfa ariko igihugu kizasigaraho, wowe uzapfa ariko u Rwanda ruzasigaraho. Beta yuko rero u Rwanda urusigari rwiza kurusa uko warusanze. Wabona atari byiza kurusiga uko wabona bikunaniye kurusiga ari rwiza kurusha uko warusanze ukarurekera uko warusanze, ukirinda gusenya byagezweho. Nimba ntabyo ushoboye kubaka ntaho kuveba, ariko se dushaka gusenya byubatswe. Abazubaka barahari, hari ama generation natwe turacyahari. Dufite imbaraga, turi imbaraga z'igihugu kandi zubaka, turi urubyiruko. So igihugu nitwe gifite. Ababyeyi bacu bari kwisaza, abayobozi bakuru bari kwisaza, ahubwo twebwe bato tuzagera ikirenge mu cyabo gute? Cyane ukuri nkunze ibitekerezo ufite. Reka mbonereho no kubwira abandi bahanzi muri demene zose, buriya n'umuntu ukora irangi akaricanga akarivanga n'umuhanzi. Abo bantu bose bari muri ibyo byiciro by'abahanzi. Rero nkatwe nk'abantu nyine bahisemo ngo bahagararira abandi muri Rwanda Art Council, turifuza ko abantu bahanga ibintu bikabatunga bagatunga n'igihugu. Umuhanzi atunga igihugu ntagatungwa n'igihugu. Ujye mubimenya kuko ukora igihangano kikaba cyagera ku rwego mpuzamahanga, igihugu kikabenefisiya, kikagutunga n'igihugu cyacu kikagira. Niba ukoze indirimbo nziza, nimba rugende gukora filime zanjye zirebwa n'abakongomani, zikarebwa n'abatanzania n'abanyarwanda n'abaye. Iyo bazirebye ayo mafaranga yinjira kuri YouTube channel yanjye, mwagenda nkagura akawunga, umuturage namuguriye agahita sora, namara kugura agahunga umwana wanjye akakarya, uwo mwana ahita ajya ku ishuri. Urukumva ukuntu nubatse igihugu. Nwazi igihangano views zizanwa n'abanyamerika n'abatanzania n'abanyakenya. Izo views bampaye zivamo amadolari. Ayo madolari mitanjya kuyamagamo agahunga. Agahunga wa munguriye agahunga dukoresheje IBM ahisa sora. Amaze gusora umusoro uhise wubaka iki convention center. Convention center amaze kuyubaka ihita ukurura abantu bari muri Amerika baza kuyisura. Abari muri Amerika baje kuyisura batanga amadovize. Amadovize ni yarajya he? Gutanga shisha kibondo ku mwana wa mushiki wanjye. Uko ni kugira tutaravaza nizo. Umaze igihe kinini mu buhanzi, umaze kubigiramo experience, umaze kugera kuki musangiza abandi bahanzi barimo bazamuka nabo bakunda ubuhanzi kandi babukore bashishikaye, bumve ko ari ikintu gishobora kubatunga cyabageza ku iterambere. Wababwira iki? Umuntu uri kundeba ari umwana uri gukora ubuhanzi cyangwa se umuhanzi ukizamuka. Umuhanzi ntabwo ari w'indirimbo gusa, umuhanzi ni wa filime, ni wa comedy, ni w'ibisigo, ni w'imigani n'imigani barayihanga, ni utundi dushya duke dutandukanye. Ushobora gukora amarangi uri umuhanzi, ushobora gukora ibikarito uri umuhanzi, ushobora gukora amabido, ushobora gukora amacupa. Ikintu cya mbere umuntu ababwira, njyewe ndi umwe mu bantu bakora ibintu byiza bitanga inyigisho ku banyarwanda, nyuma yo gutanga inyigisho kandi bikanambyarira amafaranga. Sinize kaminuza cyane rwose, sinize civil engineering, aka kanya ntabwo ndi muri abantu bavuga ngo ayiwe ngo ko nabuze akazi. Nditunze kandi mbikesha ubuhanzi. Mfite byinshi maze kugeraho mbikesha ubuhanzi. Aka kanya ni mama ntashobora kunungura akambwira ati ko ngiza akabaze ku 200,000 wa mwana we, tubigenze dute ko mbona bagiye
mfunga kubera akabazo k'ibihumbi bingahe cyangwa papa k'ibihumbi 100 k'ibihumbi 200 gutyo ako kanya mpita kamukemura ataranakambwira uri kumva mushiki wanjye ntashobora kuvuga ati ko ngize akabazo runaka bangwanye ku mafaranga umwana wa mushiki wanjye ntashobora kwirukanka ku ishuri ngo yabuze 500 200 byo kwishyura iki minerivare mpari babimbwiye ntahita musapotinga ikindi umuryango wanjye uri proud yanjye burya icyo ukora ikintu cyiza umuryango ba proud mama ntiyicuza kuba yarambyaye papa ntiyicuza kuba yarambyaye bashiki banjye ntibicuza kuba baravukanye nanjye ikindi bakuru banjye n'abarumuna banjye ntibicuza kuba twaravukanye ahubwo bari proud yanjye nkuko nanjye ndi proud yabo ikindi ndumwe bafite social media muri iki gihugu nshobora kuba nazikira ku isoko mvuze ngo nzishize ku isoko amafaranga nabanamo yashinga business ikomeye muri iki gihugu umutungo utimukanwa mfite nshobora kuva mu Rwanda nkawujyana ukakomeza ukagutunga uri hanze y'igihugu ni umutungo wawe uzahoraho n'abana banjye baza bakagira yego so rero umuntu w'umuhanzi uri gukora ubuhanzi ariko akaba avuga ngo I'm struggling, you are struggling now but tomorrow will be better. Today is not good but tomorrow will be better. Hari ikindi nabakangurira nyine uko ndi mu nzego na amakuru nyine bangiye kubasangiza abantu bagerageze kwita kwandikisha ko ibihangano byabo kuko iminsi irimo irihuta kandi turi kwinjira muri digital. Of course register urajya kubona ukabana umuntu arabyutse mu gitondo yakoze YouTube channel arashyiraho ibyo abonye byose ariko hari igihe ibyo bintu bizarangira igihangano cyawe ngiye nka kikuganiriza kuko kitanditse ukabura kinyibyo urakijyanye. Of course ndakangurira abantu kwandikisha ibihangano siri please you are artist andikisha igihangano cyawe tumenye ngo Marita niwe wanditse indirimbo it is easy urumva ibizwi nihagira n'uyishishura abihanirwe n'amategeko ariko nayikwiba itanditse wakayandikisha nk'ubu cyano yanjye azaba ari nyirayo cyano yanjye iri kwa muri RDB n'ibyangombwa byayo ndabifite bajye bandikisha ibihangano go to RDB Rwanda Development Board you register your YouTube channel your account Instagram TikTok in your name so that if someone is impersonating your YouTube channel or your account you shall report him or her. Okay, register your YouTube channel. If someone has stolen your channel you can go you can go to claim your account. Please, you will not claim your account when your account is not registered in your name. ushobora kuba ufite channel nje nkaza nkayifungura nditwa Danizo Comedy mfite Danizo Official undi akaza agafungura nditwa Danizo Official agateyana muri RDB iryo zina please azaba riryiwe ni iryiwe kuko wararegister abantu baje babisobanukirwa mukanya murabyuka gusa mugakora ibintu bitazwi ngo ndi umuhanzi ariko si umuhanzi wanditse hehe nje rero wenda nibera mu gice cy'abanditsi n'abakita bakina amafilme nge ndi umwacteur muri filme umukinnyi wa filme nkaba n'umwanditsi w'amafilme nkandika ibitabo ndi umwanditsi muri rusange. And you are also a reader. You are a reader. He is a reader, please. I'm a reader. Rwanda Arts Commission. Niyo mpamvu ndi kubabwira ko bagomba abantu bari muri ibyo byiciro bo bangane cyane cyane abanditsi kuko mpagarariye abanditsi cyane baze tukora urubuga baje bamenya amakuru bageze amakuru ariko bo muri Nyarugenge nge shinzwe bo muri Nyarugenge ariko n'uwo mu bindi bice namuyobora kuko abantu bose nababo mubonera akiyandikisha akamenwa tukamenya ibyo bihangano kuko turashaka ibihangano bitunga igihugu bitunga na nyiri igihangano. Icyo nicyo mbakangurira. Hari ikindi ubwira abanyarwanda. Ikindi mbwira abanyarwanda muri mu Rwanda mukunda u Rwanda ni rwiza u Rwanda rwatubyaye u Rwanda ruzabyara abana bacu abari hanze bari mu mahanga uvuga nabi u Rwanda uwo ngo mu mugendera kure ariko kandi ntimuceceke mu musubize uvuga nabi u Rwanda uwo ntabwo aruzi nimba naruzi ari kuvuga ibibi byabyo burango nta muntu uzagusebya nkuzi byiza byawe nabaruhekuye burarega bagize ikimwaro igisebo nkanjye Danizo nk'ubu urabona ndi umunyarwenya umuntu akavuga ati Danizo apostinga akantu kuri YouTube kakabakayize mu 10 myisaha wamunyara tukama amadolari akavuga nabi president akavuga nabi ministry akatavuga ati Danizo reka tugudu faranga uvuga nabi ministry kuko nanjye ndayasumbye ndagu kasumba indeshyo iyo ndeshyo no indi gasumba indagu n'indeshyo nkatavuga ngo zana udufaranga ndashonje nirengagiza ko
u Rwanda arirwo rwambyaye none nkirengeza ko ababyeyi banjye niho bari barumuna banjye niho bari nawe niho wakuriye iryo zina surikuye he u Rwanda ruri guhaye izina n'u Rwanda mugomba kumenya uko nukwikora mu nkirengeza ko nabandi bari abanyarwanda so please dukunda u Rwanda dukunda abaturage barwo dukunde n'abayobozi bacu ubundi ibintu byacu bikomeze bigende neza ikindi subscribe to my YouTube channel I can't forget it subscribe to my YouTube channel Ikosora Media TV menya nibi subscribe to Marita TV show YouTube channel igiye kuzajya baha ibintu bya danje kandi birenze don't miss we are still together ubu tugiye kureba akamaci hano hirya kuri Esperance tournament ubundi nitumara kureba akamaci tuzavugira uko akamaci kagenda turakabereka ku macano yombi Marita TV na Esperance tournament we gonna show you the show okay. Thank you ciao ciao Danizo kaura nkubise Bose wachi papisi wakina